Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizubibo. Nshuti bakunzi b'urubuga rw'uburezi, cyane cyane abakunda uburezi Official TV, twongeye kubaramutsa. Turizera yuko mumeze neza rwose, kandi abo bitameze neza nyabuna mukomere. Ntabwo ibihe bihora ari bimwe. Uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikaba byagenze ukundi. Naho rero nta gahora gahanze. Mukomere, abo bitameze neza mpore. Uyu munsi bimeze nabi, ariko ejo izuba rizarasa ari rishya. Nagira ngo rero mbwire nabo bimeze neza, nyabona ntimwiringire imibereho muriho ubu ngubu, ahubwo murebe imbere kandi mumenye yuko byose bihinduka. Mumenye kuzigama ineza, mumenye kuzigama urukundo, mumenye kuzigama ubuntu, kuko nibwo bukungu budashira. Ibihe ni ibihe. Uyu munsi rero uko biri, ejo bishobora kuba byagenze ukundi. Reka rero twikomereze kuri gahunda yacu, gahunda y'ibiganiro. Uyu munsi tugiye kuganira ku nkuru irebana n'uko mu minsi iri imbere mu Rwanda abarimu bigisha muri primaire bagomba kuzaba bararangije kwiga kaminuza. Turagira ngo rero mudukurikire kuva ku ntango y'iki kiganiro kugera ku musozo wacyo, kugira ngo mwumve neza akamaro ko kuba mwarimu afite amashuri ahanitse ari hejuru. Ibyo ngibyo mu by'ukuri hari icyo byungura ireme ry'uburezi, ariko kandi nuko biba bimeze gutyo, uwo mwarimu nawe uba warize ayo mashuri menshi agomba nawe kugira umushahara ujyanye n'ayo mashuri yize. Nibyo rero tugiye gukurikirana, turarebera hamwe nuko mu bindi bihugu hirya no hino byifashe. Ese abarimu bo mu mashuri abanza bagomba kuba abize kaminuza? Wigeze wibaza impamvu hari ibihugu bifite abaturage bateye imbere cyane mu bitekerezo, mu ikoranabuhanga no mu bukungu? Ese byaba bishingiye ku mitungo kamere, cyangwa hari ikindi cyihishe inyuma y'iterambere ryabo? Ukuri ni uku rero, mukurikire. Ibihugu byinshi byateye imbere byashoye imbaraga nyinshi mu burezi bw'ibanze. Aho niho byose bitangirira. Niho umwana amenya gusoma, niho umwana amenya kwandika, kubara, gutekereza no kwiyubakira icyizere. Ariko ikibazo gikomeye kiraza kuba iki ngiki. Cyo nawe ushobora kukibaza. Ese abarimu bigisha abo bana bato baba bafite ubumenyi buhagije bwo kubategura neza? Mu Rwanda impinduka zikomeye ziri gutegurwa. Hari igitekerezo gikomeye kiri ku meza, kugira abarimu bo mu mashuri abanza bose barize kaminuza. Ese ibi birashoboka? Ese bizahindura iki? Ese hari ibihugu byabigezeho? Ibi byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe, mukomeze kudukurikira. Uyu munsi tugiye kubisesengura byimbitse. Reka tubanze dusobanukirwe aho u Rwanda rugeze uyu munsi. Raporo ya Minisiteri y'Uburezi yo muri 2024-2025 igaragaza ko amashuri yose mu gihugu ari 4,996. Muri yo amashuri 2,083 hakaba afashwa na leta, hanyuma 1,576 akaba ari aya leta mu buryo bw'umwihariko, noneho 1,337 akaba yigenga. Iyo turebye abarimu bose hamwe ni 133,029. Muri bo 71,011 bafite amashuri yisumbuye gusa. Hanyuma abarimu 10,667 bafite urwego rwa A1. Hanyuma 21,147 bafite A0. Ibi bivuze ko abarimu benshi bigisha abana bato badafite ubumenyi buhanitse. None se bigenda bite kugira ngo umuntu abe umwarimu wo mu mashuri abanza? Mu Rwanda umunyeshuri urangiza tronc commun ajya mu mashuri nderabarezi akiga imyaka 3 gusa akaba yatangira kwigisha. Ariko ikibazo ni iki? Iyo myaka 3 irahagije koko?
REB ivuga ko ugereranyije n'ahandi ku isi igihe ari gito niho impinduka zishingira. Hari abantu benshi batekereza ko kwigisha abana bato byoroshye, ariko si byo rwose. Mu by'ukuri niwo murimo ugoye kurusha indi myinshi, kandi koko nawe ushyize mu gaciro kuriya kurera abana bato biragora, ntabwo ari ibintu byoroshye. Si kimwe no kurera abana bakuze cyangwa se abanyeshuri bakuze muri za kaminuza. Impamvu kurera abana bato nk'aba bigora yaba ari iyihe? Ku myaka nk'iyi y'abana baba bakiri muri primaire usanga ariho umwana atangira kumenya isi, niho yubaka uburyo atekereza, niho amenya niba akunda ishuri cyangwa se atarikunda. Dr Mbarushimana, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe integanyanyigisho REB, yabigereranije n'ubuganga, aho yagize ati umuganga abaga umuntu, umwarimu nawe abaga ubwonko bw'umwana. Itandukaniro ni uko ibikorwa by'ubuganga tubibona, ariko iby'umwarimu ntitubibona ako kanya, ariko ingaruka zabyo zibaho ubuzima bwose. Aha Uburezi Official TV iragera no mu bindi bihugu bimwe na bimwe ku isi ibarebera uko uburezi bwaho bwifashe. Reka turebe uko mu bindi bihugu bimeze. Duhereye hafi aha muri Uganda yatangiye gusaba abarimu bigisha mu mashuri abanza ko bagira bachelor's degree. Ubu abarimu basanzwe bahawe imyaka 10 yo kuba barangije kubona urwo rwego rw'amashuri asabwa ku mwarimu wigisha mu mashuri abanza. Ibi ni ikimenyetso cy'uko uburezi bw'ibanze bugomba guhabwa abantu bize cyane. Naho muri Kenya baracyakoresha imyaka 3, ariko nayo iri kugenda ishyiraho reforms zitandukanye. Icyo ibi byose bitwereka ni iki? Afurika yose iri kugenda isobanukirwa ko uburezi bw'ibanze bugomba kuba ku rwego rwo hejuru. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 u Rwanda rwahinduye uburyo bwo kwigisha, havaho combinations, hajyaho learning pathways 3 z'ingenzi, arizo siyansi, ubumenyamuntu ndetse n'indimi. Ibi byazanye ubwisanzure ku banyeshuri ndetse n'amahitamo menshi, bikaba ari ibintu byiza cyane rwose. Ariko rero byazanye n'ikibazo kirimo ko abarimu bamwe basagutse bakabura amasaha. None se igisubizo ni ikihe? Mu gihe izi gahunda zo kongera amashuri ya mwarimu wigisha mu mashuri abanza zaba zagenze neza, byatuma igihugu kigira abarimu bafite ubumenyi bwinshi. Muri Finland abarimu bose kuva kuri master's degree kumanuka mu zindi nzego bahembwa neza cyane. Umwuga w'ubwarimu uri mu myanya yubahwa cyane kandi ihemba neza muri icyo gihugu, bigatuma abandi bantu benshi bifuza kwiga uburezi. Igitangaje, ntibemerera umuntu uwo ari we wese ngo abe umwarimu. Hajyaho kondisiyo n'ibizamini bitoroshye kuko ni umwuga abantu baba barwanira cyane. Naho muri Singapore abarimu bahabwa amahugurwa akomeye, leta ibashoramo amafaranga menshi cyane, bahembwa neza kandi bagafashwa no kwiteza imbere kugira ngo babashe kuguma hamwe mu mwuga wabo. Ibi bituma abantu benshi muri iki gihugu bifuza kwiga umwuga w'uburezi. Filozofi yabo ni iyi: nta burezi bwiza buruta ireme ry'umwarimu. Mwarimu imbere, hanyuma nawe ibindi tuzabimusaba azabikora. Noneho muri Korea y'Amajyepfo kuba umwarimu n'icyubahiro gikomeye, bahembwa neza cyane, batoranywa mu banyeshuri batsinze neza kurusha abandi. Nta munyeshuri wiga ibijyanye n'uburezi ataragize amanota ari ku rwego rwo hejuru mu bizamini bya leta. Muri ibi byose usanga ibihugu byateye imbere n'ibishaka iterambere rishingiye ku burezi byibanda ku kintu kimwe gikomeye: umushahara n'ubumenyi bya mwarimu. Iyi niyo key insight muri uru rugendo. Hari ihame rikomeye tugomba kumenya, ari nacyo gituma mu bihugu bikennye n'ibikiri mu nzira y'amajyambere bidindira mu iterambere ry'uburezi bwabyo. Iryo hame ni iri: umwarimu cyangwa se enseignant mu eduque bingana n'umwarimu cyangwa se enseignant mu peye. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Ibi bishatse kuvuga ko umwarimu wize amashuri makeya nawe aba ahendutse,
ahembwa amafaranga makeya, mbese amashuri makeya, umushahara muto. Ibi ni ibintu byakumvikanira buri wese. Hanyuma ikindi gice kigize iri hame ni umwarimu cyangwa se enseignant plus éduqué bingana n'umwarimu cyangwa se enseignant plus payé. Ibi bijyanye n'ishoramari mu barimu tubibona muri Finland, Singapore na Korea y'Epfo, aho abarimu bize cyane bahembwa neza kandi bakubahwa. Tugana ku musozo, iyo dushyize ibintu byose hamwe tugatereka ku munzani, dusanga ukuri ari uku: uburezi bwiza butangirira ku mwarimu mwiza, kandi umwarimu mwiza ashingira ku burezi bwiza yahawe. U Rwanda ruri mu nzira nziza, gushaka kongera igihe cyo kwiga, kuzamura urwego rw'abarimu no guhindura uburyo bwo kwigisha. Ariko harimo ikibazo twakwibaza: ese tuzajyanisha kuzamura ubumenyi no kuzamura imishahara? Kuko ukuri kutavugwaho kenshi hari uku: ntushobora gusaba byinshi ku mwarimu utahawe byinshi. Ibi ngira ngo nibyo biriya bihugu byamenye mbere. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ese koko abarimu bo mu mashuri abanza bagomba kuba bararangije kaminuza? Ese icyo gihe imishahara yabo ubwo iyo ntiyahita izamuka? Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo documentaire nziza nk'izi zisobanutse zijye zihita zikugeraho. Muduhe ibitekerezo hasi nk'uko twari tumaze kubivuga, kugira ngo mu by'ukuri mujye mukomeza kuganira n'abandi bagenzi banyu, mubasangize ibitekerezo n'ibyifuzo byanyu. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Mwari kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Turabakunda cyane. Ciao ciao.